nugera mu rugo uze kubafasha bamenye gusoma iki gihekane gishya tugiye kwiga. Ubwo ni bande ndi kuvuga? Ushobora kuba uhise utekereza abana kandi koko nibyo. Aya masomo yagenewe abana biga mu mwaka wa kabiri, mu wa gatatu kandi n'abiga mu wa kane hari igihe baba bagikeneye kwiyibutsa kwiga ibihekane. Uyu munsi turiga igihekane nja. Niba uri umubyeyi rwose uze kuza gufata umwanya mutoya ufashe abana. Nanone aya masomo yagenewe gufasha abantu bakuru batazi gusoma neza cyangwa undi muntu wese ubyifuza. Ubwo rero ushobora guha umuntu link y'iri somo uwo ari we wese akaba yabasha kurisoma cyangwa se akaba yafasha umuntu we waba ukeka ko atazi gusoma neza. Rwose ibi bizafasha. Uyu munsi turi buze gusoma kano gakuru tureba imbere yacu. Aka gakuru kaba gafite ibibazo byateganyijwe ko kubisubiza. Mu gihe cyashize twakundaga kubisubiriza hamwe, ariko noneho nyuma yo kwiga iri somo ushobora gufasha umwana wawe yaba uwo mutoya wiga muri primaire rwose mu mashuri abanza akaba yabasha gutahura ibisubizo by'ibi bibazo. Ubwo rero wa mugani isomo rifite umukoro riba ryiza cyane, niyo mpamvu rwose ku bijyanye n'ibisubizo by'aka gakuru ni ukukumva neza tukagasoma neza hanyuma umwana akagerageza gutahura ibisubizo. Biroroshye ku buryo umubyeyi ashobora kumufasha bakabibonera hamwe mu gihe birimo kumugora. Kandi haramutse havutse ikibazo nanjye niteguye kubafasha. Uyu munsi rero tugiye gusuzumira hamwe igihekane nja. Ngaho tega amatwi amagambo abanza y'iri somo. Igihekane nja kigizwe n'ingombajwi ebyiri na ja. Icyo gihekane cyanditse inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere cyanditse mu nyuguti nto. Inshuro ya kabiri cyanditse gitangiwe n'inyuguti nkuru. Terura amashusho arimo igihekane nja uyashyire ahabugenewe. Ibisobanuro by'ishusho ya mbere: hari uruhinja. Ibisobanuro by'ishusho ya kabiri: hari injangwe. Ibisobanuro by'ishusho ya gatatu: hari indabo ebyiri. Nibyo rwose tumaze kwibonera neza aya mashusho arimo igihekane nja. None se nyuma yo kubona aya mashusho twavuga yuko ari ayahe twumvamo igihekane nja? Rwose dufashe uruhinja turumva ko igihekane nja cyumvikanamo rwose. Ubwo reka turushyire hano kuko turumvamo igihekane nja. Mu kanya turaza kureba neza n'imigemo irimo igihekane nja. Ubwo rero umwana nawe yaba yagikoze aramutse akubwiye ko uruhinja twumvamo igihekane nja. Bite se ku njangwe? Injangwe nayo turumvamo icyo gihekane. Ubaye bimubajije ku ruhande wenda atari yumva neza iyi video cyangwa iri somo, nawe bishobora kumworohera kubitahura. Hanyuma rero nk'umwana wize mu wa mbere akiga inyajwi akiga ingombajwi mu rurabo rwose nta gihekane nja twumvamo, niyo mpamvu turi bureke kugisubiza. Ubwo rero tumaze kwibonera intambwe ya mbere yo kwiga iki gihekane. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe imigemo irimo igihekane nja. Imigemo irimo igihekane nja niyo tugezeho. Hanyuma uze gukurikirana neza niba noneho nawe wifuza kumenya ibi bihekane cyangwa se hakaba hari umuntu wifuza kubimenya, ushobora kumufasha ukamubwira ko uburyo bwiza bwo kubikurikirana ari ugukurikirana kano kamenyetso kameze gutya kugira ngo kajye kamuyobora ku buryo icyo dusomye anakibona, akabona uko gisomwa ariko akanamenya uko cyandikwa. Ubwo rero niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe imigemo irimo igihekane nja. Umugemo wa mbere ni umugemo dufite wa nji. Umugemo wa mbere ni nji. Twibuka yuko igihekane nja kigizwe n'iyo ngombajwi ya na ja. Ubwo rero umugemo wa mbere dufite ni nji. Mubwire ko na kongeraho ja ukongeraho i bibyara cyangwa se bitanga nji. Ntabwo ari uguteranya, mu kinyarwanda twongeraho ntago duteranya. Hanyuma umugemo wa kabiri ni njo. Ngira ngo turimo turabibona hano
umugemo wa kabiri ni njo, ni njo nk'uko turi kubibona hano muri ka kamenyetso. Hanyuma umugemo wa gatatu ni nja, uruhinja, injangwe, bimwe tumaze kubona. Mu kanya tugiye kubona n'izindi ngero kandi turimo turazireba. Hanyuma urugero rwa gatatu ni nju, 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 uwo ni wo mugemo wa kane, niwo tugezeho. Hanyuma umugemo wa gatanu ni nje, nje. Hanyuma noneho tugiye kurebera hamwe ingero cyangwa se urugero rw'amagambo arimo igihekane nja. Urugero rw'ijambo rya mbere dufitemo injanga, injanga. Mubwire ko nitegereza kano kamenyetso kari buze kumufasha rwose, ni bene aka ngaka kano murimo kubona ndimo kugenda nshyira hano. Ijambo rya mbere ni injanga, ngira ngo muraribona muri ka kadirishya. Hanyuma ijambo rya kabiri ni iri rivuga ngo nganji, nganji, nganji. Hanyuma ijambo rya gatatu ni iri rivuga ngo injugu, 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 ngira ngo mushobora kuba muzizi. Injugu zikorwa mu bigori. Hanyuma ijambo rikurikiyeho ni igikonjo, igikonjo. Hanyuma irindi jambo rikurikiyeho ngira ngo turimo turabona ko ari ijambo rivuga ngo kujenjeka, kujenjeka, kujenjeka si byiza, nibyo bita kurera bajeyi. Kujenjeka cyangwa se kugaragaza ko ibintu bidafite imbaraga cyangwa uburemere. Nibyo ijambo twari dukurikijeho ni rivuga ngo injishi, 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 ngira ngo turarireba neza. Hanyuma irindi jambo rikurikira ni rivuga ngo uruhinja, uruhinja, nk'uko twari tumaze kubibona mu kanya kuri ya shusho. Uruhinja turimo turarubona neza. Irindi jambo ni rivuga ngo janja, janja. Rwose izo ni ingero z'amagambo arimo igihekane nja. Hanyuma reka turebere hamwe urugero rw'interuro irimo cyangwa se zirimo igihekane nja. Interuro ya mbere ni ivuga ngo nganji atetse injugu. Interuro ya mbere iravuga ngo nganji atetse injugu. Hanyuma interuro ya kabiri ni ivuga ngo uruhinja barurinda gukonja. Uruhinja barurinda iki? Gukonja. Ni iyi ngiyi ni uku bayandika. Uruhinja barurinda gukonja. Hanyuma interuro ya nyuma ni ivuga ngo izi njanga zirakonje. Izi njanga zirakonje. Reka noneho dukomeze n'igice gikurikira. Soma agakuru gakurikira. Yasubiye mu muryango. Ibisobanuro by'ishusho. Hari inzu. Hari ibiti n'ibyatsi. Hari agahanda kari iruhande rw'inzu. Muri ako gahanda hari umugabo ufashe umwana mu ntoki, barimo kugenda baganira. Nganji yavuye ku isoko ijanja hakonje. Asanga Nkuranga ku muhanda ajunjamye atitira. Yakanjakanjaga injanga yatoraguye mu myanda. Abwira Nganji ko yifuza kuva mu nzererezi. Nganji amugeza ijanja ku buyobozi bumwegereye. Uwita ku mibereho myiza amusubiza mu muryango. Rwose ubu natwe aka gakuru kacu dushobora kugasubiramo. Turabona ko Nganji yavuye ku isoko ijanja hakonje. Asanga Nkuranga ku muhanda ajunjamye atitira. Yakanjakanjaga injanga yatoraguye mu muhanda. Abwira Nganji ko yifuza kuva mu nzererezi. Nganji amugeza ijanja ku buyobozi bumwegereye. Uwita ku mibereho myiza amusubiza mu muryango. Ngira ngo noneho agakuru kacu turakumvise. Ngaho saba umwana urebe ko yagerageza gusoma byiburamo n'amagambo 5. Agerageze kugira ngo asome neza kano gakuru. Noneho rero ibibazo byo ku gakuru biravuga ngo, ni ukuvuga ngo ni ibingibi, ni kuri iyi paji ivuga ngo ni hehe Nganji yaravuye. Ukurikije ka gakuru kacu tumaze gusoma, ni hehe Nganji yaravuye. Nizere yuko murimo gukurikirana ka kamenyetso kadufasha kumenya
ibyo dusoma n'ukuntu byandikwa. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo Nkuranga yabwiye Nganji ko yifuza iki? Nkuranga yabwiye Nganji ko yifuza iki? Hanyuma ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ni iki uwita ku mibereho myiza yakoreye Nkuranga? Ni iki uwita ku mibereho myiza yakoreye Nkuranga? Hanyuma umwana cyangwa undi muntu wese uri kwifuza kumenya gusoma ndetse no kwandika ari buze guhitamo igisubizo kijyanye n'ibiri mu gakuru. Icyo gisubizo kiraza kuva hehe? Kiri buze kuva muri aya magambo. Igisubizo kiri buze kuva muri aya magambo ni ukuvuga ijambo rya mbere, ku isoko ijanja. Ubwo ni nko ku kibazo cya mbere, ni hehe Nganji yari avuye? Ku isoko ijanja. Komeze icya kabiri, Nkuranga yabwiye Nganji ko yifuza iki? Icya gatatu, ni iki wita ku mibereho myiza yakoreye Nkuranga? Ese ni hehe asubirisha? Ku isoko ijanja, cyangwa se yamusubije mu muryango, cyangwa se ubuyobozi bumwegereye, ndetse yifuza kuva mu nzererezi. Ubwo rero ibi ni bya bibazo mushobora gufatikanya n'umwana cyangwa se n'undi muntu akaba yabyikorera ku buryo ashobora gutahura ibisubizo byo ku gakuru kacu. Ikindi, wagira ikibazo ashobora kubaza muri komenti tukamufasha kubitahura cyangwa se tukagira ubundi bufasha tumuha. Muri uyu munsi rero cyangwa se uyu munsi twiboneye neza igihekane nja. Aha ngaha turibuka yuko ari uburyo cyandikwamo rwose mu mukono, niko igihekane nja cyandikwa mu mukono. Rwose uru ni urugero rw'amagambo twabonye hasi aha ngaha agaragaza baduhaye ngo injonjori, injishi, kanyanja, ndetse hari n'urugero rw'interuro yo mu mukono irimo igihekane nja. Urugero, imurinja haba injijuke. Imurinja haba injijuke. Uyu munsi rero igihekane nja rwose turakize. Ubwo nizere yuko ubutaha turi kumwe mu isomo rikurikira. Nyabuna ni ugukora subscribe niba wifuza kutazacikwa n'isomo rikurikira rijyanye n'igihekane mva, niryo tuzasuzuma. Hazaba hari n'agakuru rwose karyoshye kagira icyo kavuga ku bijyanye n'igihekane mva. Ubwo rero rwose tuzakomeza tureba ibintu byinshi ku bijyanye n'igihekane mva, ndetse na nyuma yaho ngira ngo tuzakomeza dukomeza dusuzuma n'amasomo yacu kugeza amasomo arangiye, usibye yuko kwiga byo bitarangira. Tuzanakomeza dushake n'andi masomo, Icyongereza, amasomo yo ni menshi cyane rwose. Ubwo rero ni mucyo dusubikira aha ngaha tubabwira ko rwose turi kumwe, amasomo yanyu arahari, amasomo yacu ya twese arahari, kandi rwose arateguye ku buryo n'uwifuza kwiga n'ikindi kitari muri ibi ngibi ashobora kukivuga tukaba twazakiganiraho ubutaha. Ese umwana wawe yiga mu wa kangahe? Ese ni irihe somo rimugora? Hari uburyo dushobora gukora tukamufasha, kandi rwose bikagirira akamaro buri muntu wese. Ubwo rero mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha reka dusubikire aha ngaha ku buryo dushobora kugira ibindi dukora.